Umwami Kigeli wa kane Rwabugili wategetse u Rwanda guhera mu 1853 kugeza mu mwaka w'1895 yari afite imirwa myinshi mu gihugu. Imwe muri yo yari yarayubatse ku nkiko z'igihugu kugira ngo hategurire urugamba rwo kwagura igihugu. Njye muri kumva ni Ndorimana Alex. Muri iki kiganiro turagaruka cyane ku isanire hagati y'ibigabiro by'umwami Rwabugili n'umuganura. Umuganura usobanuye iki? Muhawe ikaze. Abatuye mu murenge wa Kagano bavuga ko iyo umuganura ugeze bazirikana isano uyu munsi mukuru ufitanye n'ibigabiro babona hahoze urugo rw'umwami Kigeli. Bavuga ko ariho hantu hatari ibwami umwami yizirije umuganura bitewe n'uko umunsi wawo wageze uhamusanga. Inteko y'umuco ivuga ko ahantu hahoze urugo rw'umwami Rwabugili hazakomeza kubungabungwa nk'ahantu hafite amateka menshi cyane. Umwe mu mirwa ya Rwabugili yo ku nkiko wari wubatse mu Kinyaga ahitwa mu Mataba ya Nyamasheke, akaba yarahubatse ashaka gutera ijwi n'ubunyabungo. Ahahoze urwo rugo rw'umwami ubu ni mu mudugudu wa Gikuyu, akagari ka Ninzi, umurenge wa Kagano, mu karere ka Nyamasheke. Kugeza ubu uru rugo rwabaye amateka, ariko hasigaye ibimenyetso by'ibiti binini by'imivumo aribyo bizwi nk'ibigabiro byaterwaga mu bikingi by'amarembo y'urugo rw'umwami. Mu gihe abanyarwanda bizihiza umuganura kuri uyu wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Kanama, abatuye mu murenge wa Kagano w'akarere ka Nyamasheke basobanukiwe isanire hagati y'amateka y'urugo rw'umwami. Bavuga ko uyu munsi bawuha agaciro gakomeye bingana n'ibigabiro by'umwami Rwabugili biraha iwabo. Menya kandi unasobanukirwa umuganura. Umunyarwanda w'umuhanga yaragize ati: agahugu katagira umuco karacika. Magingo ya benshi twumva umuganura nk'amateka, ndetse n'iyo habaye ibirori byo kuwizihiza hari abatagira amahirwe cyangwa inyota yo kumenya uko bikorwa. Uyu munsi wari umunsi wo kwishimira umusaruro wabaga warabonetse no kugira intego y'umwaka utaha bakanasabana. Umuganura ni umunsi wahabwaga agaciro gakomeye cyane mu muco. Mu minsi yo hambere ku rwego rw'igihugu wayoborwaga n'umwami afashijwe n'abanyamihango b'umuganura, naho ku rwego rw'umuryango umukuru w'umuryango akaba ariwe wayoboraga iyi mihango. Uyu munsi ufite byinshi usobanuye mu mateka y'u Rwanda rwo hambere. Wari umuhango ukomeye kuko wari mu nzira z'ubwiru. Umuganura wari ufite intego yo kugandurira ndetse no kwibutsa abanyarwanda kuzirikana ko basangiye igihugu kimwe, umuco umwe n'indangagaciro zimwe. Akenshi umuganura wari umuhango wari umeze nko gusogongera ku musaruro wa mbere w'imbuto zabaga zarahinzwe. Cyane cyane umuganura wakorwaga hifashishijwe imbuto z'inyampeke, twavuga nk'amasaka, uburo, gusa bitavuze ko haba harimo n'ibindi nk'ibikomoka ku matungo. Ese uyu muhango waje ute? Umuganura ni umunsi wizihizwaga cyane mbere y'abakoloni. Ibirori byizihizwaga byabaga byiganjemo umutsima w'amasaka, maze abanyarwanda bagashimira Imana uburumbuke bw'umuryango, imyaka n'amatungo yabahaye. Iki gihe benshi bishimiraga kuba baganuza umwami amata, amasaka n'izindi mbuto nkuru arizo uburo, inzuzi n'isogi, ariko bakongeraho n'ibindi byose byabaga byeze muri icyo gihe. Uyu munsi mukuru wari ngarukamwaka wubahwaga kandi wahabwaga agaciro ubwami no mu muryango w'abanyarwanda. Amateka avuga ko umuganura watangiye kwizihizwa mu Rwanda ku ngoma ya Gihanga Ngomijana mu kinyejana cya 9, hanyuma uza kongera guhabwa imbaraga na Ruganzu wa kabiri Ndoli hagati y'imyaka y'1510 n'1543 ubwo yabohoraga u Rwanda nyuma y'imyaka 15 ruri mu maboko y'abanyamahanga. Muri uyu muhango umwami yafataga umwuko ndagatangiza umuhango wo kuvugira umutsima rubanda baje kuganuza, akawuvuga apfukamye yerekana icyubahiro aho abayobora ndetse n'igihugu. Nyuma y'umuhango wo kuganura hakurikiragaho ibirori by'umuganura byasorwaga n'igitaramo cy'imihigo. Muri ibi birori umwami ngo yamurikaga umusaruro w'abanyarwanda bavuye impande zose z'igihugu, hakaba amarushanwa y'indashyikirwa nk'uko Bwana Dr Nzabonimpa Jacques yabitangaje ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Imvaho Nsha mu mwaka w'2019. Ku ruhande rw'umuryango, Bwana Dr Nzabonimpa Jacques agira ati: kuri uwo munsi kandi imiryango nayo yarateranaga, maze umukuru w'umuryango akayobora imihigo n'ibirori byayikurikiraga. Cyaraziraga kugira uwo wima cyangwa uheza ku munsi w'umuganura. Mu bijyanye no gushyira hamwe kw'abanyarwanda, umuganura ngo ni kimwe mu byatumye u Rwanda ruba igihugu gikomeye kitavogerwa, kuko watumye abanyarwanda bunga ubumwe. Ikindi kandi ibirori byo kwizihiza umuganura, cyane cyane amarushanwa yabaga biherekeje, byagize uruhare runini mu kongera agaciro bimwe mu byari bigize ubuzima bw'abanyarwanda: imbyino, imitako, inka, imyaka n'ibindi. Ese kwizihiza umuganura waba uzi ko byigeze kuvanwaho? Nyuma y'umwaduko w'abakoloni mu 1925 umuganura warahagaritswe ntiwongera gukorwa, ndetse benshi bavuga ko byateje icyuho mu gushyira hamwe kw'abanyarwanda. Muri iki gihe umutware Gashamura ka Rukangirashamba wari umwiru ushinzwe umuganura yacibwaga mu gihugu agaciribwa mu Burundi. Kuva iki gihe umuganura ntiwongeye kwizihizwa. Nyuma y'uko u Rwanda rubonye ubwigenge, abantu bakomeje kwizihiza umuganura mu miryango, ariko ubuyobozi bwari icyo gihe ntibwashiramo imbaraga ngo umuganura uhabwe agaciro gakomeye nk'uko wari warahoze mbere y'ubukoloni.
nyuma leta igendeye ku byiza n'akamaro umuganura wagize mu kubaka igihugu yawuhaye agaciro gakomeye, ishyiraho n'umunsi w'ikiruhuko uba buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Kanama. Iteka rya Perezida nomero 51/01 ryo kuwa 24 z'ukwa 2017 mu ngingo yayo ya 3 dukubo 100 kugira ngo kuri uwo munsi abanyarwanda basabane, bunge ubumwe, bazirikana ibyiza bagezeho, ari nako bahiga gukora neza kurushaho mu mwaka utaha.